بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوكم جنس مرجاتشو مجتبى العقيدة في ضوء الكتاب والسنة عالم الملائكة الأبرار يريم نبجب ملائكة أبرام غني بكرغب جيزة من الأستاذ الدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر رحمه الله تعالى. الله مجرم هو زهبوج mu minota mikeya reka dufate isomo rya munani twihuta. Allah subhanahu wa ta'ala turaza kubona gihamya muri suratu shura aya 5 aho atugaragariza yuko abamalaika batuye mu kirere. Nibyo Sheikh atangiye avuga ati manazilul malaika, aho abamalaika batuye. Manazilul malaikati wa masakinuha as-sama, aho abamalaika batuye ni mu kirere. Kama qala ta'ala, huko Allah bivuga takadu as-samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu shura aya ya 5, muri aya ya 5 Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ibirere birenda gusatagurika hejuru yabyo, nukuvuga ngo ikirere kikubita ku kindi. N'abamalaika batagatifuza ishimwe rya nyagasani wabo bakanasabira wal malaikatu tusabbihuna bihamdi rabbihim. N'abamalaika batagatifuza ishimwe rya nyagasani wabo ayuko ikomeza wayastaghfiruna lilladhina amanu, bakanasabira babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi rero idalili ni igaragaza ko abamalaika batuye hejuru cyangwa se mu birere, kwera ko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ibirere birenda gusatagurika hejuru yabo. Naam, wa qad wasafahum Allah ta'ala bi annahum indahu, nyagasani bwa yabahaye isifa cyangwa se yavuze yuko bariwe, nibigaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala ari hejuru, bitandukanye n'abavuga ngo Allah ari ahantu hose, ahubwo Allah ari ahantu hose kubw'ubumenyi bwiwe buhambaye. No kuvuga ngo ariko ntago twavuga ngo Allah ari ahantu hose niba ugiye no muri toilette nguvuge ngo Allah ari no muri yo toilette, ahubwo kubw'ubumenyi bwiwe buhambaye Allah subhanahu wa ta'ala ari ahantu hose. Allah rero anatubwira yuko abamalaika bariwe nkuko tubibonye tugiye kubibona muri aya ikurikiye. Sheikh rero akavuga ati ngo abamalaika bariwe, Allah yavuze ko bariwe nkuko biboneka muri suratu Fussilat aya 38. Allah ati fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun. Fa in istakbaru, nibigomeka cyangwa se bakikuza, falladhina 'inda rabbika, abari kwa nyagasani wawe, nuko ngo abavugwa n'abamalaika, yusabbihuna lahu bil-layli, bamusingiza mwijoro, wan-nahari n'amanywa, wa hum la yas'amun, kandi ntibarambirwa, ntabwo bagira ubunebwe ngo bumve barabirambiwe, bahora basingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi rero ni dalil, ni gihamya igaragaza yuko abamalaika bari ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo rero ngo twavuga ko bari hasi, ahubwo bari hejuru. Niyo mpamvu twavuze yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari ahantu hose kubw'ubumenyi bwiwe, ariko ari hejuru. Nubazana umwana mutoye ko maze uti nyagasani wawe abahe, azakwereka hejuru. Kandi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko buri mwana wese avukana kamere nziza, kubera ko aba yarigishwe na Allah subhanahu wa ta'ala. No kuvuga ngo buri mwana wese abasobanukiwe nyagasani mu buryo bwiza. N'umwana mutore numubaza ngo nyagasani wawe ari hehe, uzabona kweretse hejuru. N'abamalaika rero bari mu kirere. Fa in istakbaru, nibaramuka abantu bikujije, falladhina 'inda rabbika, abari kwa nyagasani wawe ari abamalaika, yusabbihuna lahu bil-layl, baramusingiza mwijoro n'amanywa kandi ntibarambirwa. Ibi rero ni attention ku bantu kubibesha yuko turamutse turetse gusingiza Imana no kuyigaragira, nyagasani yawe abamugaragira. Hari abamugaragira amanywa nijoro kandi batajya bahagarana gato, batajya banabirambirwa. Allah rero afite abamugaragira, kandi twebwe nitumugaragira nitumusenga niko tuzaba twikorera neza.
وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات نيطت بهم ووكلت إليهم وما نتنزل إلا بأمر ربك. Abamalayika rero ntibajya bamanuka hano kwisi ngo bamanuke gutyo gusa, ahubwo baba baje hari akazi bahawe cyangwa se hari icyo bahawe bagomba kuzuza, nkuko biboneka muri suratu Maryam aya 34. Allah uko avuga ku bamalayika cyangwa se abamalayika Jibril ubwo yazanaga aya abwira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, nkuko bigaragara muri hadith alladhi rawahu al-Imam Ahmad, hadithi iri mu gitabo cya Ahmad an Ibn Abbas biturutse ku sahaba Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, yaravuze ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabwiye Jibril iti ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna, ngwese ni igiki kikubuza ko wadusura kenshi kuruta uko udusura. No kuvuga ngo intumwa y'Imana yifuza ko Jibril yahoraza kuko yamuzanyaga amagambo meza y'Imana, kandi byaramuryoheraga cyane kuba ari kumwe na Jibril amuzaniye amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana rero ibwira Jibril iti ese niki kikubuza kuba wadusura kenshi gashoboka? Qala fanazalat, ngo ni nabwo rero Ibn Abbas avuga ati nibwo hamanutse aya aho Jibril alayhi salam yamanutse abwira intumwa y'Imana iti wama natanazzalu illa bi amri rabbik, ntabwo tujya tumanuka, ntabwo dushaka kumanuka tuza ahangaha kwisi uretse kubw'itegeko rya Nyagasani wawe. Bivuze ngo n'abamalayika kuza hano kwisi ntabwo bashobora kuza gutyo gusa ngo biyoboye, ahubwo baza batumwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi aya iboneka muri suratu Maryam. Kugira ngo iyi aya imanuke rero no kuvuga ngo rero hari hashize igihe kinini cyane intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itabona wahi, itabona amagambo y'Imana. No kuvuga ngo Jibril yaramaze igihe kinini ataza. Rasul sallallahu alaihi wasallam biramujena cyane, biramubangamira, akibaza ati se byagenze gute? Ubwo rero Jibril yazaga nibwo yabwiye intumwa y'Imana amusabye ko rero yajya basura cyane, niko kumubwira ati ntago tumanuka tuje hano kwisi uretse ko tuza kubw'itegeko rya Nyagasani wawe. Naam. ويكثر نزولهم في مناسبات خاصة كليلة القدر. Munanone kandi bashobora kuba baza kubwinshi, abamarika bakaza kubwinshi bitewe n'ikintu cyabaye gihambaye cyangwa se bitewe n'ikintu runaka gifite agaciro nka Laylatul Qadr, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala abivuga muri suratu Al-Qadr. Allah ati Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah ati Laylatul Qadri khayrun, ni nziza kuruta amezi igihumbi. No kuvuga ngo iri joro ry'ubugabe iri ngiri tunarimo muri iki gihe turi gusobanura iki gitabo, ngira ngo wenda iyi minsi turimo 10 ya Ramadan ya nyuma niyo ibonekamo ijoro rya Laylatul Qadr. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza kuba mu wori sanga bari mu byiza. Laylatul Qadr, ijoro ry'ubugabe rya Laylatul Qadr ngo ni byiza kuruta amezi igihumbi. Iyo ukoze imibare wasanga ari imyaka irenga 83, hafi 84. Bivuze ngo rero igikorwa wakora muri Laylatul Qadr kiba cyiza kuruta imyaka 83. Nanone imvugo nziza cyane y'abamenyi, kandi koko ushize mu gaciro babona ari ukuri, nuko abamenyi bavuga bati ikigamijwe kuba Allah subhanahu wa ta'ala yarafashe ijoro ntarigiranye n'andi majoro, ntavuge ngo ijoro rimwe ringana n'amajoro ya naya, agasimbuka kavuga amezi kandi menshi, ni bigaragaza ko iryo joro igikorwa wakoramo kiba cyiza kuruta igikorwa wakora mu buzima bwawe bwose. Impamvu mvuze ngo iyi mvugo ni imvugo ijya mu bwenge kandi nziza cyane. Ni bangahe babaho iyo myaka ubundi busanzwe? Ni bangahe babaho imyaka 60? Ni bake cyane. Ni bangahe babaho imyaka 70? Ni bangahe babaho imyaka 80? Ni gake cyane muri umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ntabwo apfa kubona umuntu ubaho imyaka 83 uretse abantu bakeya. Niyo mpamvu rero bikwereka yuko igikorwa waba wakoze qiyamul layli, waba wasaye Qur'ani, waba wasomye muri Laylatul Qadri, iba nziza kuruta igikorwa uzakora cyangwa se wanakoze mu buzima bwawe bwose, kubera ko nta nubwo uzi kuzabaho n'imyaka 80. Niyo wanayibamo kandi Allah n'ubundi yavuze ngo ni nziza kuruta, ni kenshi cyane. Murumva rero ko iyi mvuga yamenye tuyigendeyeho yaba ari imvugo nziza cyane. Laylatul Qadri ni nziza kuruta amezi 1000, bivuze yuko ari nziza kuruta igikorwa wakora mu yindi minsi cyangwa se mu buzima bwawe bwose muri rusange. Murumva rero iri ni ijoro rihambaye cyane. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha. Allah subhanahu wa ta'ala ati abamalaika baramanuka na ruh, ariwe Jibril alayhi salam nawe arimo. Abamalaika na ruh barimanukamo kubw'ubushake bwa Nyagasani wawe. Buri tegeko ryo ni amahoro kugeza ubwo umuseke utambitse. Bivuze ngo rero iri ni ijoro rihambaye cyane bavandimwe Islam. Isomo ryacu reka turigarukirize ahangaha, rinarangiye. Ubutaha tuzarebera hamwe a'dadul malaika, kubijyanye n'umubare w'abamalaika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Reka tugarukire ahangaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakirira igikorwa cyacu cyo gushakisha ubumenyi no kubusakaza. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakirira kandi akaduha ikhlas mu byo dukora, kandi akadushoboza kuba mu bakora ibikorwa byiza no mu barushaho gukora ibikorwa byiza muri iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, no mu barushaho gukora ibyiza mu gihe cya Laylatul Qadr. Dusaba Allah ko yadushoboza kuba mu bagerwaho na Laylatul Qadr, turi muri ibada, turi gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, turi kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, dore yuko uzagira Imana agahuza na Laylatul Qadr ari mu bikorwa byiza, uwo ngo azaba afite intsinzi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.